inshuti yanjye wowe uneze amatwi, nta kizica umugambi Imana igufiteho, nta kizigera gikuraho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Icyo Imana yavuze nagira ngo mubwire, icyo Imana yavuze kirindwa n'icyo Imana izakora. Nshuti yanjye nagira ngo mubwire, umugambi w'Imana Imana yari ifite kuri Yosefu, umugambi Imana yari ifite, umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe. Ni nayo mpamvu Yosefu ngo hanyuma uyu muntu bita Robeni yari bucuri wa ngo aramubakiza, arababwira ati bene data nitwirwe twirusha twica umuvandimwe, ahubwo turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye, niba nijoro mugire ijoro ryiza, aho muri niba ari ku manywa mugire amanywa meza. Kuri kamera zacu murahabona umutumirwa cyangwa se murahabona umukozi w'Imana cyangwa se mushumba. Mbere na mbere wambaye neza, wambaye nk'abakozi b'Imana. Hanyuma rero tuguhaye ikaze. Musanzwe mumumenyereye kuri iyi channel, musanzwe mumuzi. Hanyuma mbere yuko atubwiriza icyo Imana ishyize ku mutima we, hari ikibazo mbanza kumubaza. Mushumba, abashumba benshi muri no minsi ko bari kubavugiriza induru, wowe ntibaratangira kukuvugiriza induru? urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza ku kijyanye n'umurimo w'Imana cyangwa se ku ivugabutumwa abapasitori bakora muri iyi minsi cyangwa se abashumba. Kuvugiriza induru kuva na kera byahozeho, na Yesu aje bamuvugirije induru. Bivuze rero ngo ntabwo dukora inzaduka, ahubwo turakora ibyo abatubanjirije. Bivuze ko ubu ngubu nawe bari kukuvugiriza induru? Kameme bitangira tukimara kubumbura Bibiliya, kuko ntabwo abantu bose bazumva ijambo ry'Imana. Hari abarikunda, hari abatarikunda. Bivuze ngo kandi bose bagomba kuryumva. Niyo mpamvu harimo abaryakira neza, abandi ntibaryakire neza. Imana ishimwe cyane. Iyo urebye abantu muri no minsi bafite ikibazo, ugera ku muntu wasengaga kamubwira ati se kutagiye gusenga, akubwira ati urusengero rwacu bararufunze. Wowe n'abakristo wayoboraga cyangwa se musengana mubanye gute? Ikibazo simvuga ko isengero zifunze, hafunze inyubako. Ahubwo isengero ni izihe? Ni isengero z'umutima. Umutima wawe ubanye ute n'Imana? Ese wahuraga n'Imana gute? Icyo nicyo dushaka. Rero ngewe none ahangaha ntabwo nje kuvuga ku rusengero, ahubwo nje kuvuga ku mutima, ariho uzabona ijambo ry'Imana, ariho unakeneye ijambo ry'Imana, kuko habaho ku mutima, ntabwo habaho ku inyubako. Urakoze cyane. Noneho ku bantu badasobanukiwe ko ziriya ari inzu bazi ko ari insengero, wababwira iki? Impamvu abenshi baryita urusengero, ariko burya ntaho bitandukaniye n'iyi nzu twicayemo. Igitandukaniyemo ni ikivugirwamo. Rero ahantu hose havugiwe ijambo ry'Imana, n'ubu urebye ahangaha mwuka, kuko Bibiliya iravuga ngo babiri batatu bateraniye, umwuka w'Imana ajya amanuka kandi nawe akaza agaterana. Imana rero iri hano, bivuze ngo ni ahantu hose havugirwa Imana, Imana iraza, hakaba habaye inzu y'ibonaniro ry'Imana n'abantu. Imana ikumere umugisha. Hanyuma abakunzi bakurikira Isoko y'Abizera TV, abatari bakanda subscribe, ndabinginga mubikore, mushyigikire umurimo w'Imana. Iyo mubikoze n'inkunga ikomeye muba muduteye. Hanyuma rero abatari babikora turabashishikariza cyangwa se turabinginga, niba turagireho umugisha mukande subscribe, Imana ibamere umugisha. Hanyuma mushumba, tangira wibwira abantu badukurikiye baje kuri iyi channel ari ubwa mbere, ubundi tugezeho icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Karibu. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe, amazina ni Pastor Emmanuel Wihoreye, ndi umugabo. Bivuze ngo impamvu ndi umugabo nuko ndi n'umugabo wo guhamya ibya Kristo. Ubwo mu ruhande rwose murumva ko nuzuye, ndi umugabo rero ushima Imana. Rero nje imbere hanyu ahangaha, Mana mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje. Uyu ni wa mugabo ugarutse imbere yawe, wa wundi wahamagaye, nje kubwiriza ijambo ryawe kandi mu butumwa bwiza bwawe. Nje mwami mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ikizanye imbere yawe no kwamamaza ubwami bwawe aka kanya, kugira ngo abari ku isi hose bumve ubutumwa bwawe, nibamara kubwumva bahindukire bizere kuri umwami w'abami. Urakoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi bene data, turabashuje mu izina rya Yesu kandi tuje imbere yanyu kuza kuvuga ubutumwa bwiza. Nta kindi, uyu munsi nzanye ijambo rikubwira ngo bazagaruka aho bagutaye basanga utagihari. Niryo jambo nkuzaniye uyu munsi. Aya ni amagambo aboneka mu gitabo k'Itangiriro
ibice 37 byonyine turasoma umurongo waho wa 29. Hari ijambo rivuze ngo Robeni agaruka kuri rwa rwobo asanga Yozefu atarurimo. Abishumayeli imyenda ashishimura imyenda ye asubira muri bene se arababwira ati umwana ntakirimo nanjye ndajya hehe. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nshuti bakunzi bene data, uyu yari Yozefu. Nta wundi ni Yozefu ushaka kukubwiraho. Uyu Yozefu numwe mu bana ba Yakobo cyangwa se mu bana ba Isiraheli, uwo dukunze kwita Isiraheli. Hanyuma Yakobo yari afite abana bageze kuri 13, ariko Bibiliya ivuga 12 aribo bakomokaho imiryango 12 ya Isiraheli. Ariko hari n'undi mukobwa bitaga Dina, ntabwo ari we nje kuvugaho, ahubwo nje kuvuga ku mwana bita Yozefu. Imana itugirire neza. Yozefu yaravutse avuka nk'abandi bana, avuka mu bana ba Yozefu uko bari 12, nawe yari muri uwo mubare. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo iki? Yozefu uyu nguyu yavutse akundwa na se, akundwa n'umubyeyi, ariko kandi akagira inzozi n'Imana yari yatangiye kumwemera. Bivuze ngo Imana yamwimitse akiri urusoro mu nda ya nyina. Hanyuma ijambo ry'Imana riravuze ngo Yozefu uyu nguyu, Yozefu yagiraga inzozi nk'uko nawe ujya uryama ukagira inzozi. Ntabwo uyu munsi mvuga ku nzozi z'abantu cyane, ahubwo ndashaka kuvuga ku nzozi, ku cyerekezo n'umugambi Imana igufiteho mu izina rya Yesu. Uyu mugambi Imana igufiteho, hanyuma Imana ngo hanyuma Yozefu akura nk'abandi bana, agakina nk'abandi bana, ariko abudasanzwe imbere y'Imana, abudasanzwe imbere y'abantu, kandi abudasanzwe no mu bavandimwe. Hanyuma Yozefu agira inzozi zidasanzwe, agira kurota. Rimwe arota inzozi ngo bagiye gutasha uko kimwe n'abavandimwe be, ngo bageze mu ishyamba batasha inkwi barazibona. Ntabwo bazibuze, ahubwo inkwi barazibonye. Mu kubona inkwi kwabo ijambo ry'Imana rimbwira ngo iki? Ryarambwiye ngo Yozefu ngo agize izo nzozi, muri ako kanya Yozefu ngo abwira bene se ati narose, yateranyije n'ababyeyi be, abwira ngo narose tujya mu ishyamba gutasa, nyima dutashije inkwi turazihambira. Murabizi ukuntu namwe abantu bavukiye mu byaro, murabizi uko mwatashaga mu mashyamba. Ntabwo nje kubikwibutsa, ahubwo nje kukubwira inzozi nawe Imana igufiteho. Imana ikugirire neza. Hanyuma ngo arose inzozi, ngo abwira bene se mu kubibabwira ababwira amagambo akomeye. Arabwira ngo nabonye imiba ihagarara 12 twese turayishinga, ariko wa 12 indi 11 iragwa, wa 12 hasigara umubu umwe. Ni ukuvuga ngo hayi 11 yose yaguye hasi, undi umwe urasigara, ngo kandi wasigaye wari wanyu. Bene se barabyumva. Hanyuma umubyeyi yumvishije inzozi nk'umuntu mukuru aramucyaha, kuko yari yumvishije ikizaba, yari mutoya kandi yumva ko atangiye kugira ubutwari. Haciye iminsi Yozefu uyu nguyu yongera kandi kugira izindi nzozi, agira inzozi. Noneho aravuga ukwezi n'izuba, avuga ko nabyo byamanutse bikamwikubita imbere, abibwira ababyeyi. Hanyuma papa we na mama we baramucyaha, baravuga ngo mwana wanjye, urabona njye na nyoko tuzakwikubita imbere ukatubera umuyobozi. Hanyuma icyo ashatse kuvuga ahangaha ni iki? ndakukubwira ibyo byose iyo viziyo Imana yari ifite kuri Yozefu niyo nayo yabaye iya mbere yo kugira ngo bene se bamwana. Hanyuma haciye iminsi bene se bajya kuragira iyo mu ishyamba, bajya kuragira mu musozi, nk'uko nawe nyine ujya ubaho ukagira uburyo ujya gushakisha, ntago nzi. Hanyuma Imana uko baririya ise aza kugira igihe cyo kugira ngo barumunabe agemure ingemu abashira ibyo kurya. Hanyuma Yozefu, ijambo ry'Imana rimbwira ngo iki? Ngo Yozefu baramupfunyikira aragenda, ariko ataragera inobu, atarakandagirayo, ngo Bibiliya imbwira ngo iki? Ngo umuntu bita Yozefu igihe kigeze nta kindi yakoze, ngo bane se baramwitegeye, ngo hanyuma baravuga ngo dore Karosi, kandi Karosi arahageze. Ndagira ngo mubwire
nshuti yanjye, nubwo baguteza iminsi kuko baravuga ngo Karosi nguyu arahageze, ngo abaramwitegera hanyuma ngo bajye inama yo kumugirira nabi. Muri uko kujya inama yo kumugirira nabi, Robeni hanyuma aravuga bashaka kumwicira mu ishyamba rwagati, ngo Robeni aramubakiza. Abagezemo bashaka kwica umugambi w'Imana. Nkubwire nshuti yanjye wowe uneze amatwi, nta kizica umugambi Imana igufiteho, nta kizigera gikuraho umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Icyo Imana yavuze, ndagira ngo nkubwire, icyo Imana yavuze kirindwa n'icyo Imana izakora. Nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire, umugambi w'Imana Imana yari ifite kuri Yosefu, umugambi Imana yari ifite, umugambi w'Imana ifite ku buzima bwawe. Ni nayo mpamvu Yosefu ngo hanyuma uyu muntu bita Robeni yari bucuri wabo, ngo aramubakiza, arababwira ati bene data nitwirwe twirushya twica umuvandimwe, ahubwo mureke tumujugunye muri izi nzovu. Niho naje nkubwira, mwitangira ndakubwira ngo urwobo bagutayemo bagiye kugaruka utakirurimo, urwobo basize bakujugunyemo, urwobo ntabwo nzi urwobo umaze iminsi barakujugunyemo, ntabwo nzi urwobo bagutayemo urwarirwo, ariko nje kuvugana nawe, nje kuvugana n'ubuzima bwawe, nje kuvugana n'icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Ntabwo urwobo bagutayemo bagiye kugaruka basanga utakirurimo, ngo hanyuma bamujugunya muri rwa rwobo. Bakimaze kumujugunya muri rwa rwobo, Imana ishimwe cyane, ngo barangije barigendera, ngo Abayefurayimu banyura aho ngaho babona rwa rwobo rurimo umuntu, bamukura mu rwobo. Yosefu nawe baramugurisha, kandi bamugurisha Abanyegiputa. Imana ishimwe, mu kumugurisha Abanyegiputa nta kindi, ngo Robeni yaciye inyuma ruhinga aca inyuma bene se, ngo aragaruka kureba ko Yosefu ari mu rwobo, ngo agarutse aramubura, ngo ahita agira umubabaro, ngo ashishimura imyambaro yari yambaye, aravuga ngo biragenda bite, ndabuwande data, ndamubwira iki ko uyu mwana yamukundaga? Reka nkubwire nshuti yanjye, ni ukuri kw'ijuru, ijuru iyo ryamanutse riba ryari, ijuru iyo ritabaye riba ritabaye. Nubwo abantu bakugira ikico, ntabwo bazabona, ahubwo imigambi yabo izahama, ahubwo icyo Imana yavuze ku buzima bwawe nicyo kizahama. Ntawica umugambi w'Imana, ntawukuraho umugambi w'Imana, ahubwo umugambi w'Imana uhora ukomeye ku buzima bwawe. Hanyuma ngo Robeni ashishimura imyenda. Hanyuma Bibiliya iyo dukomeje gusoma kino gice, dusanga ngo yavuye muri bene se, ngo arangije arabegera, arabasanga. Mu kubegera arababwira ngo muvandimwe ntawe ukirimo, ngo bigira inama. Kandi ndashaka kukubwira ngo bigira inama, ngo benda ya kanzu ya Yosefu yari yambaye, ngo banica umwana w'ihene, bashyiraho amaraso y'umwana w'ihene. Ndagira ngo nkubwire, iyo bigeze aha ngaha hashimwe Yesu, kuko atari amaraso y'umwana w'intama basizeho, ni amaraso y'ihene. Niyo mpamvu bazakuroga ntugire icyo uba, niyo mpamvu bazaguta mu rwobo ukavamo. Ni amaraso y'ihene bashyize ku ikanzu y'umwana w'intama, ni amaraso y'ihene, ntabwo ari amaraso y'umwana w'intama. Nshuti wowe uneze amatwi, icyo Imana ishaka, Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none Imana ishimwe, hari Imana igukuye mu rwobo, urwobo umazemo iminsi, urwobo bagutayemo, aho bakujugunye, aho bakuroze, Yesu agukuyemo, kuko ijambo rirambwiye ngo benda ya kanzu ntabwo iriho amaraso y'umwana w'intama, ahubwo ni amaraso y'umwana w'ihene. Imana ishimwe cyane, ngo benda ya kanzu bayishyira se. Iyo dukomeje gusenga, iyo dukomeje gusoma ijambo ry'Imana kandi tugasenga, ngo ikanzu bayigerera imbere ya se, ngo abone ikanzu niyo, ngo ariko baravuga ngo umwana wanjye inyamaswa y'inkazi, ngo ise agira umubabaro mwinshi cyane. Uyu mubabaro ise yaragize, Imana ishimwe cyane, ngo ararira buri wamuhoza. Ndagira ngo nkubwire, amarira abakuririra, bakurira by'ukuri atari uburyarya, Imana igiye yumva, ngo ararira ubure wamuhoza. Nawe shoboka ko hari amarira uri kurira muri iyi minsi, hari amarira umaranye iminsi, hari amarira bitewe n'aho basize bagutaye. Ariko reka nkubwire, uko bagutayemo, bakujugunye ahantu bazi kuzavamo, bakujugunya aho bazi ko ntacyo uzavamo, aho uzagukuramo, ariko Imana izana ubutabazi. Hanyuma ngo umubyeyi ararira buri wamuhoza, ngo amara iminsi yirabura, ngo yiraburire umwana we. Igihe kigeze, imaze boneshayini mora. Imana ishimwe cyane, ndagushimiye nshuti yanjye, wowe wari unteze amatwi, ndagushimiye kubwira ijambo, kuko iri jambo yavuze ngo
ngo aho bagutaye bagiye kugaruka kandi ntibagusanga, aho bagusize bagiye kuza utakirimo, kuko Imana yazanye ubutabazi. Nawe nshuti yanjye wowe uneze amatwi, hari ubutabazi Yesu azanye ku buzima bwawe, hari ubutabazi Yesu azanye ku mibereho yawe, hari ubutabazi Yesu azanye muri iki gitondo. Nshuti bakunzi, mwari muduteze amatwi, turabashimiye. Mukomeze mudutere inkunga kuri channel yacu yitwa Isoko y'Abizeye TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha, mugubwe neza muri Kristo Yesu. Ndabakunda. Yari Pastor Emmanuel Uwihoreye. Nyuma reka musengere wewe wari ufite urwobo uhagazemo. Yesu agukure muri urwo rwobo. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimye kuri Imana igira neza, ndagushimye kuri Imana igitwitaho. Abantu badutaye ukadutaragura, abantu badusize Mwami ukadusanga, twihebye Mwami ukamanuka ukatumara umubabaro. None aba bene data bamurikiye bose, mbasabiye umugisha wawe, mbasabiye imbaraga, mbasabiye amavuta mu izina rya Yesu. Urwo babatayemo, aho babasize, aho babajugunye, bagaruke bababure, basange babatabaye, kandi wabajugunyemo Mwami abari gutangaza inkuru ko runaka cyangwa se Emmanuel nawe agishima Imana. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Imana iguha umugisha, ikugirire neza, ikwambika imbaraga ku ijambo ryiza utubwiye. Hanyuma ari nk'abantu bakeneye ko bahugura mu ijambo ry'Imana, cyangwa ko musengana, cyangwa se kubagira inama y'umubyeyi, watanga nimero. Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Nimero mwadusangaho cyangwa se nimero yivugabutumwa dukoresha ni 0788 20 47 n'ubundi busanzwe birebye kuri YouTube channel iriho. Imana ibaho umugisha. Imana ikumpere umugisha kandi ikugirire neza. Abadukurikiye mwibuke gukanda subscribe, munayishayaringa abantu mugira kuri WhatsApp. Imana ibaho umugisha. Ciao ciao.